Ndagusuhuje cyane wowe udukurikiye kuri Niva Paula vlog. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nkuru nyine ni short story twise Bride of Istanbul. Wakibaza ngo se iyi story irimo ibiki cyangwa igiye kutubwira kuki? Rero wowe ntujye kure ariko banza ukande kuri ako kantu kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byinshi tubaha. Iyi ni filime rero igaruka ku rukundo rw'akataraboneka rw'umunyemari witwaga Farouk Bolani ndetse n'umuririmbyi witwa Suleya. Reka rero dutangire filime yacu. Ari umuryango w'Ababolani, ukaba ari umuryango wari ukomeye cyane nyine, abantu b'abacuruzi bari bafite na kampani ikora ibijyanye no gutwara abantu. Ukaba ari umuryango dusangamo abahungu bane, haribo Farouk Bolani, Fikret Bolani, Osman Bolani, Murat Bolani ndetse na mama wabo Esma Bolani. Papa wabo we yari yaritabye Imana, gusa akagira undi mwana yabyaye hanze witwa Adem. Rero umunsi umwe hari kuba ibirori muri kampani ndetse bari banatumiye abaririmbyi benshi, haza kuzamo n'umuririmbyi witwa Suleya. Yari umukobwa mwiza usa neza ndetse unaririmba rwose neza, ari nabwo yahuye nyine na Farouk, maze bikarangira na Farouk akunze Suleya. Gusa n'undi muvandimwe wa Farouk witwaga Osman yari yaguye mu rukundo na Suleya, kuko ibirori birangiye Suleya yaje gufata nyine kwa kundi umuntu aba asohotse, yafashije Osman amusanze hanze yananiwe guhumeka kubera asima. Nyine ubwo Osman yarwaraga asima, nyine asima turazizi cyane twese. Hanyuma rero Farouk Bolani rero niwe waje gutsindira Suleya, gusa si twavuga ko yamurwaniye n'umuvandimwe we Osman, kuko ntabwo Osman yigeze abwira Suleya ko yamukunze, ahubwo nyuma yo kubona umuvandimwe we nyine abirimo neza rwose bakundana yarabashyigikiye. Gusa nyuma byaramurenze aza no kubyandika mu kajenda yahoranaga agendana mu hantu hose yarakagendanaga, nuko nyina aza kubibona arabisoma, ariko ibyo turaza kubigarukaho. Ubwo rero Farouk na Suleya baje kwiyemeza kubana, gusa mama wa Farouk witwaga Esma Bolani wafatwaga nk'umwamikazi wa Bursa, nyine ako gace k'iwabo, yanze kwakira Suleya nk'umukazana we ndetse arakarira Farouk cyane, anabwira Suleya ko atazigera amwita umukobwa we na rimwe ndetse atazigera anamwita umukazana w'uwo muryango. Ubwo icyabitewe nuko Osma yari yaramaze guhitamo uwitwa Ipeke nk'umugeni azashyingira Farouk. Ubwo rero murumva ko umuhungu we yaramusuzuguye, yazanye umukobwa utazwi inkomoko mu muryango, cyane cyane ko buriya rega Suleya yari n'akana k'imfubyi karezwe na anti we witwa Sinem. Gusa byose babirenzeho, Suleya na Farouk bakora ubukwe barabana, ndetse abagize umuryango wa Farouk Bolani ndetse n'abakozi bo mu rugo baho bose baramukunda cyane pe. Suleya rero yaje gusama, ubwo ibintu biba birahindutse. Mama wa Farouk nawe atangira kumwitaho kuko yari agiye kumuha umwuzukuru wa mbere. Gusa hajemo akabazo, basanga umwana wa Suleya azavukana ubumuga, nuko igikuba kiracika. Gusa Esma yagaragaje ubumuntu, avuga ko uko umwana azaba ameze kose bazamwakira. Gusa n'ubundi ntibyabaye amahoro, kuko yanda ya Suleya yaje kuvamo genda kuvuka. Ubwo ako kana kamaze gupfa kataravuka rero, Suleya yatangiye kubyakira. Hari undi mukobwa twababwiye witwa Ipeke wari warateguwe ngo azashakane na Farouk. Igihe ibyo na Farouk byanze, bahisemo kumushyingira murumuna wa Farouk witwaga Fikret Bolani. Uwo mukobwa Ipeke wanagiraga umushiha cyane rwose, yaje kuzura akaboze, yereka Suleya amafoto y'umukobwa witwa Begon, yari inshuti ya kera ya Farouk, ndetse uwo mukobwa yari anamaze iminsi rwose agarutse Istanbul nyuma y'imyaka 12 agiye London, ndetse yaranaje afite akana k'agahungu keza kitwa Emir. Ubwo Suleya yari yarabaye inshuti ya Begum na Emir, atazi ko uwo mwana ari uwa Farouk, bakaba barabimuhisha. Suleya akibimenya agahinda karamweguye, bikubitiraho ko yari amaze iminsi abuze umwana, niko guhita ahunga Farouk ndetse ava no muri Turukiya ajya muri Prague. Farouk yamaze igihe kinini amushaka, yarataye umutwe, business atakizikora, nuko nyuma y'igihe aza kongera kumubona, ndetse Suleya amubera imfura, yemera kugaruka Istanbul. Gusa ntiyahise aza kubana na Farouk.
nanone kuko Sulaya we yifuzaga ko bakora gatanya cyangwa se divorce. Ubwo Esma yari abyishimiye cyane rwose kuko yumvaga gahunda ye noneho yari agiye gucamo, kuko umuhungu we agiye guhita ashyingirwa na wa mukobwa witwa Begum babyaranye. Uretse ko cyane Begum we yari anakomeye kurusha Sulaya kuko Begum yari umudokiteri. Umunsi wa gatanya rero Sulaya yaje guhindura ibitekerezo, afata umwanzuro wo kongera guha amahirwe urugo rwe. Noneho Esma ararakara biramurya rwose, gusa ntacyo yari bukore kuko Farouk yakundaga Sulaya bikomeye cyane. Sulaya rero yagarutse muri Bolan family, ni wa muryango nyine, ndetse we na Farouk baje kugira amahirwe baza kubyara akana k'agakobwa, ndetse n'umubano wa Esma na Sulaya usa nkaho utangiye kugenda ushinga imizi. Hari umugore witwa Rayhan wari warabyaranye na papa wa Farouk, umuhungu witwa Adem, ni wa mwana nyine twababwiye wabyaye hanze. Aba rero baje gutangira kugaba ibitero kuri ba Bolan nyine ni wa muryango, kuko bavugaga ko babirengagije cyane. Ubwo uwo Adem yaje guca kuri Fikret amwigiraho inshuti, ndetse birangira Fikret amugurishije imwe mu migabane ye muri kampani ya ba Bolan. Ubwo Adem atangira gupanga uburyo bwose azashyira hasi Bolan family, ndetse yaje no kubigeraho kuko kampani ya Bolan yaje guhomba bigizwemo uruhare na Adem. Ibintu byose barabigurisha kugeza no kuri ya nzu yitwa Manso, umurage Esma yasigiwe na papa. Tekereza noneho ukumva umuryango wari ukize mu gihugu, n'umuryango twafataga nk'umuryango urenze nyine, igihe wari ugiye kwangara ku gasozi kuko ibintu byose bari bamaze kubigurisha. Byari ibintu bibabaje pe. Ubwo ya nzu yaje kugurwa rero na Adam. Uyu Adam yari yarashakanye n'inshuti magara ya Sulaya yitwa Dilala, gusa nyuma y'ibyo Adam amaze gukora, Dilala yaramutaye hajya kwibanira na ba Bolan. Hari umugabo witwa Galip, uyu nawe afitanye amateka akomeye na Esma kuko barakundanye, gusa ababyeyi babo ntibatuma babana. Uyu mugabo rero yagiye aba hafi ya Esma muri ibyo bihe bikomeye, nuko na bya bikoresho byo mu nzu byose bya Esma Galip yari yarabiguze kugira ngo azabisubize Esma, kuko yari afite icyizere ko Bolan family bazongera bakaguka nyine, ndetse bakagarukana na ya nzu yabo yitwaga Manso. Ndetse byaje no gucamo, baragaruka rwose, urubona ko bongeye noneho bagize agatege, hari utuntu bongeye kugira, maze ubwo Esma na Galip nabo batangiye kwisubirira muri bya bihe byabo byashize, ndetse banapanga kubana nubwo bari bashaje. Ubwo rero abahungu ba Esma batangiye babirwanya, ariko nyuma baza kubyumva ndetse baranabana. Gusa nyuma y'igihe Galip yaje gupfa, Esma kwiyakira biramunanira, kandi nubwo nawe yari afite indwara z'izabukuru harimo n'iyo kwibagirwa benshi tuzi nka amnesia. Esma yananiwe kwakira iby'urupfu rwa Galip rero, indwara iramurenga. Gusa muri ubwo burwayi bwe yabashije guhuza umuryango wa ba Bolan, ndetse aza guha imbabazi Adam, ndetse anamwakirira mu muryango, anamushyigikira mu bukwe yakoze n'umunyamideli witwa Gunish. Kuko nk'uko nabibabwiye, umugore wa Adem wa mbere witwa Dilala, inshuti ya Sulaya, ntago bakomezanyije nubwo babyaranye. Ubwo rero mu gitondo kimwe hishyano ryaraguye muri Bursa, umwamikazi wa Bursa barapfuye. Ubwo turavuga Esma aherekezwa mu cyubahiro. Esma yasize araze Sulaya y'umuryango we, kuko nubwo atamwemeraga mu ntangiriro, ariko nyuma yaje kubona ko ari we uhuza umuryango wa ba Bolan. Ibindi twavuga rero kuri iyi filme nuko ari siri ishingiye ku nkuru mpamo dusanga muri novel yitwa Hayatodna cyangwa Return to Life, ikaba yaranditswe na Gursel. Iyi filme rero ikaba yaragaragayemo icyamamare mu ruganda rwa sinema rw'abanyaturukiya Deniz Özkan, ndetse yanayobowe na Zeynep Günay ndetse na Deniz Kolos. Naha rero dusoreje inkuru twari twabateguriye uyu munsi, mbibutsa ko yitwa Bride of Istanbul. Mwagezwagaho range Cynthia Nishimwe, ariko mbibutsa gukora subscribe. Iki nicyo gihe, uyu ni wo mwanya wo kugira ngo tuyikore tujye dukomeza kubana kenshi. Ubundi abandi mbibutse gukora like, share ndetse na comment. Ibikorwa byacu tujye tubibagezaho umunsi ku munsi.
naho mugire ibihe byiza njye ndabakunda.